ntarama bifite yageze hari wasanga ibintu byawe byarwaye bya bindi bita amadayimoni. ubwo se urumva ibyo nkubaza ari biri kunsubiza ariko uhora unkeka cyane ubona hari ikintu njye nagukorera kugira ngo merekeza afite ndabizi nujya wiburira ukunda abagabo bafite amafaranga urazi ahubwo we uzi ikintu usabwamo ikindi ndashaka kuduteka iri rimwe mu minsi itatu nyine. umva ja we ja umva nkubwire asemane bimeze Niso. nkeneye ibiporezo mani Aka kayas? no nanga mani Takasi. Ubu se iminsi ibiri irashize. Nubona iminsi ibiri ishize ari bwo uzatsaba ibiryo. Hashize amasaha 7. Asema aya mategeko yaje hano nayo kimani garamfa rirageze aho tutegeka kurya iminsi ibiri ishize Uzi impamvu se? Wowe umufungaho umutwe. Uri kumva? Ikindi uriya mugore babaguruka byahatari. Uri kumva ntabwo nzi icyo waba bapfa nawe urabizi. no adushyize mu gihano cyo kutwishisha inzara Nzajya mbatekera rimwe mu minsi ibiri. Uri kumva? Mu gihe adahari. Ngomba guteka ibyo ndi bumare rero. niko yakubwiye none wowe ugiye kuba boss stock y'ibiporezo byanjye Nanjye ntabwo ndi boss wa stock, sindi na boss w'ibiporezo. Uri kumva? Ahubwo ngiye ngo mukwaha kwa boss. Uri kumva? Ahubwo nyitwaraho neza. wenda ibyo tubive ibyo bapfa ntabwo bindeba basi wagiye nk'umujama uteka ibya babiri ko nta birenze mwana Kondisiyo. ugiye kumva kondisiyo Ubu ngubu ugiye kujya unize kuteri kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. ingoma gusa ibyo ngibyo Ntabwo nkusabye ingoma, nkusabye kuteri. Nishaka njye numviraho n'amakuru. ntari kiteka ibya babiri nsanga igiporezo gihari mani inzara yo kwishira nko wibona Inzara ku ishuri. Agiye urya abana se ko rufasha ngo bararibwa. abana Basa nk'abana mwiga. turasanga Abaganje ntabwo biga. Hey papa bebe. Karibu rwose. mwakoze cyane Mama bebe. Nawe ntitwari duherukanye. ngenda haheruka Muri iyi minsi cyane nta nubwo ayo makuru mba nyafite sigaye niyizira ijoro. babaragenda ubwo bebe mwadusuye muraho neza karibu wacu nukuri murakoze cyane Yego iminsi myinshi cyane mezi 6 yose mutagera iwacu urasa arimo. ni ukuri nibyo uzi ko sheri yarambwiye ko muza kudusura nkagira ngo arimo arambeshya n'ibimwe bye Hakusherisheri ibiki wowe wayo ntabwo uzi izina ryanjye. sibyo ni ikimbanda Ese nkuba batangiye ibiki? ese ko kwita sheri hari igihe hari ikosa akoze ko kwita sheri inkaci y'amabere ni ese nturi umugabo we imbanda ashobora kuba hari ikibazo kuya biragaragara kuko n'ubushize mu kiliziya niwe twahuriye we ntabwo nigeze mubona kare nawe nabonaga yicaye asa nk'uharadari hari ikibazo mutubwire tugikemure aho dufata nk'inshuti n'abavandimwe kuko iyo munsi yo kugaragaza kutuka umugore abashyitsi bicaye hano ibyo ni ibigizo Mwe kubifata nabi ndacitswe. Ni stress umuntu aba yifitiye zo hirya no hino mu byo umuntu aba arimo mu kazi. Umuntu aba acitswe ariko uri umugabo mugenzi wanjye w'imbeshyi stress ku buryo utuka umugore twicaye ahangaha umenya uko ujera stress ukamenya n'uko ujera urugo nicyo bita kuba umugabo papa bebe arababeshya uyu mugabo niko yambereye uru rugo nta mahoro na make ndufitemo uyu mugabo mana nyagasa byaranyobeye ntakiri wa wundi mwari muzi mbese ni ibibazo byuzuye urugo gusa uraje uvuga na Karimuro dore ko abagore mutajya mwihishira. uyu wimucecekesha ariko mbanda Ntuzi ibintu ari kuvuga bifite ishingiro. uyu murusha uburakari gusa igihari niba hari ikibazo mutubwire tubafashe Nta kibazo kiri mu rugo rwanjye ahubwo n'urushako rubi. Nubundi ndacyari intangarugero n'abantu bazi ko ndi inyangamugayo ahubwo gushaka nabi. ariko rero muri abandi urivugira ubusa ku musozi
buriya hari ikibazo kirahari. nkuko nari maze kubikubwira baravuga ngo ubugabo butisubiraho bubyaruka. Papa Bebe utangiye no kuntukira iwanjye. Ibi byose si amanzaganya y'uyu mugore, ibi byose si wowe uri kubitera, ntangiye gusuzugurirwa iwanjye mbese. Papa Bebe reka nkubwire noneho urukumva buriya hari igihe umuntu aramuka nawe umugore ntababeshye ngo gucuri kuri umuntu w'umugabo. Uyu mugore asigaye afite amafuta rutayikiza, ahubwo wowe wisubireho ureka gufata umuntu w'umugabo. None se reka nkubaze, wavuze ibyanjye uvuga uburyo iki? Ni gute umugore arara yicaranye na murumuna wanjye muri salo bari gukora ngo devoir saa 8 z'ijoro nkabagwaho, njyewe nahagaze hara mu idirishya ndabanza ndakureba wamushinze ibere ngo muri devoir wabaye maîtresse ryari? Ahubwo umva nkubwire Papa Bebe, njyewe ubu ndeba narashize nashiriyemo imbere nuko mba ntavuze, nuko amarira y'umugabo wundi atemba ajya mu nda. Urkumva wowe ni gute arererererere? Ubu rero nari nacecetse ugira ngo sinzi kuvuga. Uzi kuntu none nabaye nkivuga, ngiye kubona mbona ingegera ngo ni murumuna wanjye irasimbuka ibirancakiye aranjwigiriza, umugore nawe aturuka inyuma arahondagura. Ererererere ubu se ndacyagira gutya akaboko cyangwa ngo gutya? Papa Bebe, uyu mugabo arakubeye kagaburirwa ibisiga. Ngiye none ngiye kubivuga byose, urumva ibyaye byose ngiye kubivuga. Ahubwo arashaka, ahubwo w'ikintu nabonye arashaka kuyobya umuvandimwe wanjye, kandi aho ngaho niho ruzingiye. Aho kugira ngo umuvandimwe wanjye umugire indaya yawe, ndakwiyamye wa mugore we, ngenda ndakwiyamye, izina ry'Imana ndakwiyamye. Ako se Papa Bebe, uriya mwana umutera ibere, uriya mwana ungana ko umwana ntashyukwa. Buriya wari wamushinze ibere kuri yuzi uko ntakurebera haramukira. Ako se basi bambabare nkagira icyo mvuga byibura nanjye ko banyuma. Nubu no kuvuga imbere yanjye nabwo nubushege, wari ukwiye kuziba. Reka ubu nubushege sa agiye kuvuga ibikisi. Reka tumuhe ijambo rega nawe uri muhase ntago wakemura ibintu wumvisha uruhande rumwe. Reka tumuhe ijambo nawe agira ikintu avuga. Nakoze Papa Bebe, ubu ngiye mfite ikibazo muri uru rugo. Dufite kondisiyo yuko tudashaka kuryama umugabo ataraza. Kandi none agera mu rugo abandi babyutse. Si byose nyine ugomba kuntegereza nyine ndi umugabo mu rugo. Yarangiza ngo nararanye na murumuna we ngo ibiki intamba zigasuta, ahubwo ko ari kubabeshya. Niwe twe twamukubise, niwe wadukubise aratwisha aho. Nkakubita abantu babiri harimo n'ingiga w'umusore ngana kuriya. Ubu se ko ndi gusaza ngana na murumuna wanjye. Ahubwo urashaka kunyohereza umuvandimwe. Nkuko madamu yabivuze, yavuze ati ntandi urivugira ubusa ku musozi, urumva nibyo. Kandi rero rwose ushaka gukira ibinyorara birata. Nabirate nyine we ubirwaye bamuvura kire. Yabandegeye se. Papa Bebe, uyu mugabo arimo arababeshya aho. Uyu mugabo yabaye umugome, uyu mugabo yabaye mubi, uyu mugabo si wundi mwari muzi. Umva yarahindutse. Bigeze naho dusigaye tubwirwa tukaburara, ubu mwana nta kimenya akagira se. Nk'ubu ngubu aragenda akamara iminsi 3 ku gasozi atagera mu rugo, tumaze 3 tutarya, inzara irenda kutwica. Nk'ubu ngubu ikirenze kuri ibyo mu buriri iyo mukozeho ahita ambwira ngo mvira uruhande uranukira, agahita atambikamo kuvurori. N'inshuti y'umuryango wacu ni mumfashe kuko ndakomerewe pe. Umugongo se ko mwawuciye nyine sawa. Oya none se ntiwumva? Papa Bebe umva nkubwira ikintu kimwe, ubundi twe no guca ibintu ku ruhande. Uyu mugore aho bigeze ngewe ntabwo bikiri ibanga, kumwihanganira byarananiye. None nkubwiza ukuri kweruye, ngewe ndumva murambiwe. Handi kumwihanganira bitashoboka, ngewe icyo nyene nuko yanamvira mu rugo. Ikibazo kiri he tugifatira umwanzuro? Nakubwiye ngo nta kibazo gihari, ikibazo gihari nuko ntakimukunda gusa. Bibaye byiza yamvira iwanjye, sinkimukunda rwose. Ubimenye, kandi niba wumva umugira impuhwe nawe umutwara utungane n'uwawe. Setu nta kindi. Akusembanda warozwe ngira ngo wararozwa ha. Nakubwiye ngo ntuntukiri iwanjye. Ugereka mubwire kugutuka niwe urimo kwicuka, niba waranarozwe turakujyana tukurogoza. Ariko we kubabaza umugore wawe wishakiye n'abana wibyariye, ubusore muri wawe guhebure. Ibi birakwiriye mu rugo intonganya bikageraho unanirwa no kubisiporo tukabizana hari abashyitsi. Bose iyo tudahari bigenda bite?
nibagiye kubakira bakiriza iki ntiwabakiriye se si ubwo bwambo biyahuza hari ukubakira birenze ibyo. oya urakoze birahagije reka tugende gusa mbanda nizere ko wenda ubutaha umuntu yazasanga hano hari impinduka. inaba yamviriye iwanjye nyine izo mpinduka uzazihasanga niba ashaka ko mpinduka tukaba umugore n'umugabo tukongera twubaka bikagenda neza hari kondisiyo niyiga uburyo abagore bubahamo abagabo naho ibyo byo kubashegaho no. ikindi kandi ave kuri murumuna wanjye mbona ese ubona ko nawe ntangiye gusaza ku buryo ugenda umureshyareshya urashaje rero niyiga uko abagore bubaha abagabo bitari ibyo ntabwo bizaba. mbanda icya mbere ni ukubahana nicyo cyane ariko jye namwubahaga ariko ubu ntabwo nkimwubaha. mwakoze reka tugende wenda ubutaha tuzasanga hari impinduka nibura inshallah baherekeza. ndakugerekeye wa musenzi we bajye bazi ko ndi inyangamugayo nyine. ngize amahirwe uraje ngwino none umbwire nizere ko abavoka bawe baherekeje ngwino hano sasa ndashaka kugira ngo nkubaze niba utuneza abantu ubwo so wavugaga bira byose uzi yuko njyewe ndi kijibwe ariko umenye ko batigeze bampamagara nawe bahamagaye uruzi ukuntu batashye bagufata nk'umugore w'ikikoryi hanyuma rero twumvikana ikintu kimwe nkuko nabikubwiye singushaka mu rugo rwanjye noneho neruriye ndabikubwiye singushaka mu rugo rwanjye giravu nakoze iki koko ubu ndimo ndafata amaboko yanjye mbabarira mvira aha nibinashoboka upakira ugende subambabare kuko ubusuranyohereza hehe ibintu ndi kuvuga si ikinyarwanda wowe urajya kunteza abantu uvuga si ubundi urandeba gute kundeba nkaho wagira ngo nkuri mideni wakwigendera bitaraba ibibazo ntabwo tukiryana ubwo mubyibuho ufite inzara iyo nzobe biragaragara ko ufite inzara cyangwa uburenze urabizi neza ko ni narakwiyamye njyewe narakwiyamye njyewe singushaka mu rugo rwanjye singushaka nibutumvira kubwira buretse nica umuntu ariko teka nica umuntu njyewe uyu mugore mushaka iki noneho ndwane nawe wagabanyije urumva wabyimbye utica umuntu pakira nawe mujyane tujyana he pakira mujyane nk'ubwo bamwishe ribu wayikira wagabanyije kwigenera muri urugo pakira nawe mujyane asigara arakujomba amabere none n'ubundi nsigaye mvuga ukaza washaka ukanika urumva wabaye umusore ku buryo wanika urashaka amabuso garafure urashaka amageragere nakubwiye ngo pakira umukurikire wagenjeje gake ariko sibi ni ibiki noneho nze ndebe turebane nawe papa ko nshaka amafaranga kwiyogoshesha unaniwe gukina n'abandi bana ngo uje kunyaka amafaranga yo kwiyogoshesha kuko numva nk'umusatsi wabaye mwinshi abaye mwinshi se waba ufuzemo uzajya ushyiramo umwanda ushyiremo n'ivumbi nurangiza wo gufuramo uje kunyaka amafaranga yo kwiyogoshesha ubundi se kuki utayatsenyuka ntafite amafaranga afite yo guteka arabona yo kwiyogoshesha koko ko ntafite mva iruhande genda ubwo rero nyuko ajye yirirwa babeshya amafaranga yo kwiyogoshesha nakubwiye ngo uyakenyuko ibyo nkubwiraga ni ukuri do inzara igiye kunyica ejo ndazajyana no kwa muganga afata icyo kurya nsigaye nageze mu karongo ibaza ibyo bintu wageze mu
akarongo gatukura tugira ngo ndakukubeshya banzuye kuno kuboko kungana nk'uko we itekereze rwose nawe no kubigenza ariko inzozi zananyica nakuje kuzajya unshyanukaho ibi bintu byose nibyo nyuka batoza sibyo nyuko mba namuhaye amafaranga ahubwo akajya kuyanywera inzoga yarangiza akababeshya ngo ntanywa inzoga none dore aranywa mu gasinda ntabwo ku ruhande genda umubwira yaguhe aziwerana cyanara nakubwiye ngo haguruka ugende uyake nyuma Arine nyoko none ndamwita ibi bintu ni ubigushuka ni ubigwi Arine karame papa Cedric Bigira ku ruri rw'uneza abana ngo ntibarya ngo bagiye kujya mu mirongo y'imituku ibyo ni biki haguruka ajya mu cyumba genda genda uteza abana ubu se Cedric ni umwana ku buryo atabona ibibera aha ngaha nk'ubu muri stoke nta kiryo giherukamo uyu mwana nta kiryo turabwirwa tukabura tukanywa amazi wanywa amazi ukaba muzima uriya mwana najya mu mirire mibi niho uzaba biteye ntabwo ari jyewe uragira ngo ngusubize ikisi nanjye njye nkome yombi umva rero nkubwire ba mugore we niba kwisura bikunaniye byanze ngiye ikibazo cyawe mfite uburyo nzagikemuramo mbese we warushye utangiye no kunteza umwana reka rero nkubwire wa mugore we buriya mba nkubise Cedric nawe nkagukubita ariko none ngiye kugukubita mu kimbo cye mwana yanjye ugiye kunkubita koko nase undi watugaburira ukareka kutwicisha inzara koko ushobora kuba ufite ikibazo kandi iki kibazo mfite uburyo nzagikemuramo guhinduka byarakunaniye utangiye kunteza umwana aha papa nzi iruhande reka nigendere ubwo utangiye genda nyine gira vuba ndagiye reka nigendere rwose mwana wa kirase abantu babere amakuru mwana urantunguye rwose yagane nanjye birantunguye kuzana ubu yagira hirya nkurebe iki se mukuru wawe agufashe neza rwose agufashe ni ukuri nise ni uko wasaga uba hano urabona narahindutse nizere ko n'amasomo uyatsinda nawe urabyumva iki se ko ndeba kumindukire ngo ndebe none se byari byiza ariko dore wambaye utuntu tuguhambiriye ubu urareba ko ni imyenda imambiriye ndigomanye ko turi muri viziyo ntabwo imambiriye harya ngo itagaragaje umusa ntibona umusengerezi oya wari wasaga neza rwose byari byiza ariko oya utu tuntu tuguhambiriye oya ariko mwana we injira mu nzu nayo ngiye no koga biragaragara erega ugira se ngo ndicara ntabwo nicara ngiye guhita ngenda rero ni uko hari ikipe y'umupira nyine y'iwacu yarije gukinira inahari twazanye rero nari mvuze ngo reka mbaze nasohoze nkubise urubandu si ubwo ntibiki nese uragira ngo imodoka insigama nari ngize ngo wenda mukuru wawe ari inyuma hagato reka biju se biju ari aho ameze neza nta kibazo kundeba ntumagese kandi yigendere mbese ngeze hano ku muryango wakwinjiye mu nzu oya ma imodoka yansize match igiye kurangira reka mbyemere nkwerekeze nta kundi merekeza nyine ngeze hano ku irembo uzi amakuru y'iminsi aho naho uragenda ugaceceka aho rwose bakomeye kwicazwa hano kumva imbeho byatari nyuma yabitse nk'ininja se umva hejuru ariko ahubwo sisi indi nkuru utaruzi
burizi ko uri gukina mu bintu bikomeye bitoroshye bishobora kugukoraho wari ubizi wari uzi kuri umaze iminsi urata ngo ni sheri sinzi ngo ni umugabo sinzi ngo ni igishakoshi cy'amafaranga gabanya amagambo unza make ngo ni ibikapu by'amafaranga buri uzi uwo ari we buriya wari uzi kuri afite umugore n'umwana ahubera injiji kuba se afite umugore byabuzima aragucuranga ibyo nibyo biguhurutse mu nzu uje kwibwira ubundi se kugira amagambo menshi cyane ibyo bikora ndabizi neza buri munsi ngenda iwabo niboneye amafoto y'ubukwe we n'umugore wa Line kandi ikindi nigana na murumuna w'umugabo wawe uko numva abona umugabo wawe nyine Liki none uragira ngo buri ko umugore w'abandi buri umva wateje impagara mwaro ya rugo arakubitwa buri munsi uriya mugore hejuru yawe usubwo nko waretse umugabo w'abandi ntubyuko nkarisama yindi ntumagarare kuri roho ntucyushye umutwe ubwo rero wahinze waruzanye amakuru mashyashya warakoze kuba umunsi sibyo icyambere nuko mbanda nkunda nanjye nkamukunda ibindi nibikize sawa ubundi se ninjye wishingiye abagore binjije ikindi icyo yabuze mu mugore we nicyo yaje kumva ubwo urabona umurushiki urabona urushiki umugore ubwo rero nkubwire mva hejuru kandi ujye ugerageza unyubahe mva hejuru sawa ariko ibyo nkubwiye nushaka ubitekereze ntekereza se ntekereza iki natekereza ari uko yanyanze ubu se natekereza iki ko dukundanye tumeranye neza abagore binjije gusa niba se atazi gufata umugabo we neza akaba atamuryohereza arambaza iki